Muraho neza nanone ikaze kuri YouTube channel yacu. Aka kanya twateguriye video ivuga ku biribwa birindwi umubyeyi utwite agomba kurya buri munsi kugira ngo agire ubuzima bwiza ndetse n'umwana atwite. Muri kumwe na Dr. Gasangwa Patrick. Ese uzi ko ibyo urya igihe utwite bifite uruhare rukomeye ku mikurire y'umwana wawe? Hari ibiribwa birindwi by'ingenzi rero umugore utwite akwiriye kurya buri munsi. Ibiribwa icyo bifasha umubiri wawe gukora neza, bigafasha umwana gukura neza, bikakurinda ibibazo mu gihe cyo kubyara. Reka tubisobanure kimwe ku kindi, urebe video yose kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Ikiribwa cya mbere ni imboga z'icyatsi kibisi. Aha twavuga dodo, isombe, intoryi. Impamvu ari ingenzi, zirimo folic acid ikingira umwana kuba yavukana ubumuga. Zirimo icyuma cyangwa se feri iriyo irinda umwana anemia cyangwa se kugira amaraso make ndetse n'ubwonko bwe bugakura neza. Dore ko uzirya, tegura mu buryo butarimo amavuta menshi birumvikana. Ikindi ugomba kurya kenshi ku manywa note nijoro. Ikindi umva tugisobanukiwe. Ikiribwa cya kabiri n'imbuto zifite vitamine C. Nazo ni ingenzi ku mugore utwite. Izi mbuto ntizabure ku ifunguro rya buri munsi we mugore utwite. Dusangamo ibirayi, amacunga n'inkeri nimba ubasha kuzibona. Vitamine C buriya akamaro kazo ni no mpamvu ino funguro rya vitamine C ku munsi ari ingenzi ku mugore utwite. Vitamine C buriya ifasha mu igogora n'ubudahangarwa. Ifasha umubiri gukurura feri izivanye mu zindi ndyo zitandukanye. Umva ko vitamine C dusanga mu macunga, ibirayi ari ingenzi cyane. Uko uzafata vitamine C ku manywa cyangwa se nka snacks buri munsi, nuza imbuto kabiri kujya kuri gatatu zitandukanye, nyine ebyiri hagati y'ebyiri n'eshatu zitandukanye, ni ingenzi kuri wowe utwite. Icya gatatu ni amagi. Impamvu amagi buriya ari ingenzi, amagi buriya arimo poroteyine nyinshi ikenerwa mu mikurire y'uturemangingo tw'umwana. Kandi buriya amagi agira icyo bita choline ifasha ubwonko bw'umwana gukura. Inama rero twe tukugira nk'abaganga, fata amagi 2 ku munsi niba bishoboka. Uyateke neza, ntukayarye ari mabisi. Icya kane rero, ifunguro rya kane umugore utwite akafata buri munsi ni ifi n'ibikomokaho. Umva ko amafi ari ingenzi. Impamvu ari ingenzi, buriya ifi ibamo omega 3 ifasha ubwonko n'amaso y'umwana gukura neza. Iha umugore rero buri utwite proteine n'ibinure byiza. Iriya omega 3 ni twita cholesterol nziza. Inama rero tukugira, fata ifi inshuro hagati y'ebyiri kujya kuri 3 mu cyumweru, kandi urinde amafi afite merikire nyinshi nk'izo bita sharks na swordfish. Ifunguro rya gatanu umugore utwite akaba afata buri munsi ni ibinyamisogwe. Aratavuga ibijumba, ibishyimbo, amashaza, za soya n'ibindi. Impamvu ari ingenzi, biriya bifite proteine na feri byinshi, bifasha mu igogora, fibre, bikarinda constipation. Inama tukugira, byibuze igikombe kimwe ku munsi. Tegura mu buryo burimo amavuta make cyane. Ikiribwa cya gatandatu umugore utwite atagomba kubura ku ifunguro rye ni ibiribwa bikungahaye ku ngufu. Aha turavuga ibigori, umuceri, amasaka. Impamvu ino ari ingenzi, bitanga karori, ibyo twizi nk'imbaraga umubiri uba ukeneye. Bikomeza umubiri w'umubyeyi. Inama irinda ibiseye cyane nk'umuceri w'umweru, shyira imbere amasaka, uburo, ibigori biseye gahoro. Icya karindwi ni amata n'ibiyakomokaho, yawurute na za foromaje. Ibi byose ni ingenzi ku mugore utwite. Impamvu rero ari ingenzi, bikungahaye kuri calcium ikenerwa mu mikurire y'amagufa y'umwana. Ikindi harimo vitamine D n'andi mavitamine afasha umubiri. Inama tukugira, fata igikombe cy'amata ku munsi, itama amata arimo low fat niba bishoboka. Urumva ko rero ifunguro ryawe niyo mugore utwite hari ibintu birindwi by'ingenzi bitagomba kuburaho rya buri munsi. Icya mbere twabonye ko ni imboga z'icyatsi kibisi, dodo, isombe, intoryi. Icya kabiri tubona ko hari imbuto zifite vitamine C nk'ibirayi, amacunga n'inkeri. Icya gatatu tubona ko hari amagi. Icya kane tubona ko hari ifi n'ibikomokaho. Icya gatanu tubona ko hari ibinyamisogwe nk'ibijumba, ibishyimbo, amashaza na za soya.
icya gatandatu tubona ko ari ibiribwa bikungahaye ku ngufu nk'ibigori, umuceri, amasaka. Icya karindwi tubona ko ari amata n'ibiyakomokaho ntibikabure ku ifunguro ryawe ry'umugore utwite. Ibiribwa rero birindwi ntibigomba kubura ku ifunguro rya buri munsi ry'umugore utwite. Ubirya neza ufasha umwana wawe gukura nta kibazo, ukarinda n'umubiri wawe gucika intege. Komeza kureba iyo channel yacu, ukore subscription kugira ngo ujye ubona n'indi video zitandukanye tuzakomeza kugenda tuvuga ku mirire yabo y'abagore batwite n'iy'abana, imiti n'ubuzima bwo gutwita byose hano tubitangariza. Ushobora no kutwandikira muri comment hari igitekerezo cyangwa se ingingo wifuza ko twategura video kugira ngo dukomeze kungurana ubumenyi. Murakoze rero cyane, muri kumwe na Dr. Gasango Patrick, mukore subscription kuri YouTube channel yacu, dukomeze twunguranye ubumenyi tugira ubuzima bwiza. Bye bye, ciao ciao. Muraho neza nanone, ikaze kuri YouTube channel yacu. Aka kanya twateguriye video ivuga ku biribwa birindwi umubyeyi utwite agomba kurya buri munsi kugira ngo agire ubuzima bwiza ndetse n'umwana atwite. Muri kumwe na Dr. Gasango Patrick. Ese uzi ko ibyo urya igihe utwite bifite uruhare rukomeye ku mikurire y'umwana wawe? Hari ibiribwa birindwi by'ingenzi rero umugore utwite akwiriye kurya buri munsi. Ibiribwa icyo bifasha umubiri wawe gukora neza, bigafasha umwana gukura neza, bikakurinda ibibazo mu gihe cyo kubyara. Reka tubisobanure kimwe ku kindi, urebe video yose kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Ikiribwa cya mbere